Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nkuko mubibona aba ni abanyeshuri tumaranye imisi ahangaha igera kuri 14 kuko bagize ahangaha ku itariki ya mbere. Uyu mwanya rero nkuko mubibona buri shuri riba ririmo rigenda rigaragaza ibyo rimaze kumenya cyane cyane mu bijyanye n'iswala. Ubu rero ishuri rya mbere rimaze kuvaho, iri ni ishuri rya kabiri rigiye kutwereka ku bijyanye n'iswala kuko intego yacu no kumenya gusari, turebe byibuze aho bamaze kumenya mu kumenya gusari.
ya kane Surat Al-Fatiha na Surat An-Nas.
atahiyatu akaboko karekariye akaboko karekariye Naam, abo banyeshuri nk'uko mubabona ni ba banyeshuri baba baraje aha ngaha mu kigo aribo bari hasi cyane, abenshi muri bo nta nubwo baba bazi gusoma no kwandika. Urabona rero ukurikije ibyo bakoze n'ibyo bagenzi babo bakoze bisa nkaho rwose nta kinyuranyo kirimo gikomeye cyane, ubona ko benda kunganya. Ibi rero byose nibigaragaza ko abanyeshuri baba barashyizeho umuhate ukomeye cyane, kandi yewe natwe abarimu tuba twarakoze ibishoboka byose kugira ngo bagire aho bageze aha ngaha. Ibi rero byose bamaze kubikora mu minsi ngahe? Iminsi ni ngahe mumaze kwiga? Iminsi ngahe? Iminsi 14. Urumva ko imbere aracyari n'iminsi, ariko reba aho mumaze kugera nk'umuntu waje aha ngaha atazi gusari. Urabona ko rwose ko mashallah aha ngaha tuba twagerageje kugira ngo ibintu bigende neza mashallah, hamwe n'Imana tuba twagerageje. Ubwo rero Sheikh umaze kubona ishuri rya mbere waribonye, wabonye abakabiri basaye, ubu ugiye kutugereranyiriza utubwira bitwaye nabi kugira ngo iminsi isigaye inshallah dukoreshe ibishoboka byose, hanyuma n'abandi bari hasi nabo bazazamuke. Tafadhali Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ubwo ari amashuri atatu acunga abatangira bindi cyumugine ni iminsi mike ariko ijtihadi bafite imbaraga kugira ngo bayikurikirane, hari aho bageze bahuye cyane bashaka. Ariko ishuri rya sayi bwa mbere alhamdulillah ryagerageje, ariko hari ibyo batariga iriya kuba imajye kuvuga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo bayiga, ariko inshallah ejo bazagira kwiga. Ariko ishuri rya kabiri maribonye ko ryasaye alhamdulillah mashallah 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 bose bose alhamdulillah baje bafite aho bageze kandi bafite imbaraga abenshi bize za primaire na secondaire, niyo mpamvu ntabwo baje gukina cyane mashallah. Naho ishuri rya gatatu ryo murakoze kwiga nabyo gikomeye cyane, iminsi igera ku 10 hasigaye n'isigaye utahe wenda bazabaye gufata bakuru babo imbere inshallah. Ubwo turashaka kubazagira neza mu Rwanda Imana izamamuje Amina. Allah bishimire.